Yewe wa mugabo. Yewe. Sheri. Kutwa n'ingoba. Shiri wawe ngewe. Ahubwo se. Shit. Andi he ndi wa mugabo. Wani he uri? Ahubwo se rika nkubaza. Ahubwo se ndinde. Nta nubwo uzurinde. Nose kucyujyamye hano mu gihuru nijoro nako kucyujyamye hano mu gihuru wambaye gusa wabaye. Bana we. Bagubire wa mugabo. Ewe. Ese rika nkubaza. Kandi cyo tubabwira umugabanyira urumogi cyangwa se mukuremo imbuto mu nk'ibyo mushoboye. Ubusura urumogi rwakwishura ngo. Umva ngubwire. Ntago ari urumogi rwose. Mbabara umbwire ahantu turi ni he? Mbabara umbwire ahantu turi. Ahantu turi ni he? Ahantu muri ni he? Mbabara umbwire ndagusabye mbabara umbwire ahantu turi. None se wagiye kuryama ahantu utazi? Nese uri waho? Umva rero mubwire wa mugabo. Basi mbabara unize imyenda yanjye we. None se nabashira bakwibye wabaye. Ako Jessica ni ibiki ndi kumva muri no karitsiye bari kuvuga ukora by'ibiki. Jewe wowe nyine. Nise sheri wanjye yabimbwiye. Yaje umva yatanya yenda gura n'umwe arabimbwiye. Abantu muri karitsiye ko ngo ndi nise uri gukora ibiki bituma abantu bavuga ngo ni igini ko Ndumiwe. Ase abantu bina kuki ari kutugendaho. Wabaye. Basi mbabara unize akenda byibuze nakwikubika. Ngenda shaka kugira ngo mbaze menye ukuri kwa. Ubundi urinde uravaho ukajya he? Byagini we byandetse we. Igini? Uri igini? Oya. Igini. Wowe uri igini? Umva se kubwira uretse kugenda. Wa gini? Umva kubwira uretse kugenda ariko afise nyine. Nyine uretse gusobanura ukuntu byanyerekeye. Uri igini? Ngendaga ndi igini. Hanyuma igini byo jyanaye hanga. Ariko jamugira imitwe abankwara umoki. Ariko nana. Mugiri ryagutaya. Ubusigiri ryagutaya hanga. Ryaje rikwikoreye riguta. Ubu kuko naguriro n'ahantu jyanaye. Ubu se ndubona ko ndi umuntu w'umugabo wihaye. Ariko imyenda yanjye nayo mfite. Niko umva nyine naga nawe byakubaho. Niko hakundi wivugishiriza umwana ugiye kwirika. Rero ngewe nimba ari igini, nimba ari umuzimu, nimba ari vampire, nagiye kurongora umukobwa ngiye kumureba muteretse ku buriri, ngize gutya. Mubona muri parado. Nese uri igini hehe se nyine? Basi sumwe inzoga. Ngewe wari wambara inzoga? My God. Ngewe ntago njya inzoga sindana zikora sinzi n'umuhumuro wazo mugiye inzoga. Ko wasaza ariko. Sha. Inzoga. Wari wambona inzoga se? Aho yajimirije itara rero niho naburiye ubwenge none dore ahantu. Nawe ndakubaza ahantu ndi nushaka kumbwira hari. Nakuse wamfashije basi akenda ko ndaka kugarura nandaka kwishyura. Ndakubwira. Nandaka kwishyura. Umva nyine nkubwire. Kigaragara uri umujura. Umva. Fashe. Nase uragiye. Toka. Umva ariko nkubwire. Genda wambaye ubusa. Ariko abantu biki gihe mwese mwagiye mugira impuhwe. Umugabo mugenzi wa Nasoni umutaya ku nzira. Ntakoze ko aho umugabo aguye uterera aho twatse. Ubusa bwo ndanyura he? Nambaye ubusa gutya. Kwishima iki? Ajana myenda kubwira kuva hirya y'ejo. Ubaye uri seriyo ka uri serious uzi icyo bita urukundo. Iriya ntumbero nakubwiye n'ibyo bashaka kutwaje mu Burundi. Ko gusama mbona hari ukuntu witwara. Ubundi Thierry niwe byo wenyine yakunaniye kwikuramo. Ese biva kuki? Anyijya mbere rero. Yes, ubundi ugira urukundo. Ugira urukundo. Uzanyabyo. Sikoma mbona utari romantique. Turi kumwe wagira ngo turabakeba wagira ngo turabanzi. Rero nka numva wicaye. Nyine. Ya mbere ya wenda nkagira ngo.
wagira ngo uri nko kumbeshya. Mana we ngiye nataye umutwe nese kuki bari kuvuga ngo ngiye ngo inzoga iki ngo ndara mu maroji nsambana ngo ndi nigini nese ukora ibiki ngewe umwana w'Imana data twese wo mwijuru ngewe njya mu maroji kungiye gusambana hego ko Yesu ubwo urafashe ngira umusazi ubundi nivyo mpamvu mba ndakubwira ngo iyo ninze mfata umwanya nkayeba akazi kanje nkaza kwicara ngaha nta kindi cyo kituzanye ni urukundo ko kuntu ba witwara biba bigaragara ko umenga ndi kukwinginga cyane nta rukundo ruri kuri mo pe Njye nyine nari naricara ngo mbyumvishemo neza ajyaga n'umubuga nkagira ngo ni ibintu bisanzwe. ese mama nije ntanga urukundo nabi nije ntazi gukunda nije mfite intege zike twahindura iki kugira ngo urukundo rukomeze ruri mu mavuta neza Saba imbaraga zanjye. Imbaraga zanjye. imbaraga zawe nyene ubwo ngubwo ngiye wave ndakubwira ubundi iyo mbonye nje subona kumenga yo turi kumwe ndakwirengagiza mbaza ngo ndakonye uri kumwe n'undi muhungu umutima urazo kanje Sure. nukuri ako tugerageza aswige romantique erega mu rukundo hari byabukeneye no nagushatse ngiye naga Nicare. hasi bakuru kubera iki se kandi mwana nta mahoro imeze bite se ngewe Jessica ndasambana akose ninde wabikubwiye bundi nese we nataye umutwe nese ukora ibiki ubundi wowe nese niki kidasanzwe ukora muri karitsiye kurya abantu birirwa bavuga ngo uri igini ibiki se urabona ntari Jessica usanzwe ntabwo uri kubona nsanzwe wowe ariko se wowe uyuze igihe cyose nare ntazengurutsa hose nakubuze hose nazengurutsa hariya nkume mwicaye ahangaha twicaye ngaho hanye impamvu wambaze kuri telefone ya yazimye telefone yanje n'undi ayicara genzura yibona se bite byagukunda uri kumwe n'abakobwa banzo nose ko mbona uje uhababutse banzo uhumeke gato banzo mbwire wenda icyo washakira sabina abana ndabikuziho pe umva ibintu mfite ikibazo ariko gikomeye cyane nubona wa mukobwa cyagihe kakabari ko kwa Pascal wamunna kubwira ati ngiye kwinjira uriya mukobwa rero uri kunyuma uriya mukobwa naragiye mufate mugeze mu rugo uri kumva nubwo naragiye mukubita bwa bwesikoro bwanjye aranyemerera bamugejeje mu rugo iwanjye ntihamukubita pepe mba ndamurongoye uri kunyumva nimara kumurongora noneho aritahira nyine ariko umunsi ukurikiyeho rero hashizeho niba ari iminsi ibiri ni ngaho ngaho nta minsi yari iciyeho ngarutse kwa Pascal ngenda hamusanga Nusumvise rero ikibazo gikomeye tumuvuga uhababuka nkuko nguko ese hari cyo yagukoreye kimeze nabi ariko yakwanse cyane wewe banze unyumve simara kumusanga kwa Pascal ni namubwira ati rero dore warandyohereje ati ukuntu wanyu bakongera kungenza uri kumva umuntu wandyohereje arambwira ati none se urankunda kuna umeze amatsiko urundi warese ku ntego rundi tukumva ikintu nyamukuru ariko se wakutu nyine rasa ku ntego je mu nteye amatsiko ntarumva n'ikintu nyine ubwo ngubwo abakimara kumbaza ngo urankunda nanjye ndamubwira ngo ndagukunda yego kugira nyine akunde anyiherewe yego uri kunyuma none ntabwo ndamujyanye iwanjye badufashe roje hadi kwa Pascal babizi ko badufite utuwe ndagiye ndikubita ngize ngo ngiye kwikubitira boda boda uri kumva ndikwikuramo agashati mpindukiye umukobwa ndamubura ku buriri nahemaje kumutereka ku buriri neza nangije ndamubura ko yahagara hano ngiye urava hano nsobanura ibintu ku buryo ahantu hose nyuze ngo ndi igini ngo ndi umusizi ngo ndi n'indaya nge ndi indaya se ngo nirwa ngenda hara mu marogi yo kwa ba Thomas ngiye se wigisha ngiye kandi nirwa hano mu rugo sinywa inzoga ariko abantu bari kuvuga ngo ngende umusinzi ngo inzoga kuva ryari wabonye nk'inzoga ahubwo ushaka kuba nk'inzoga wowe sheri wawe ni umusazi pe nawe kandi nawe uri umusazi kuki wumva ibintu by'ubugambo wowe barantu barakubwira ngo uri igini uri sheri wanjye ni umusazi ubwo nanjye ushatse kunyita umusazi sure wamubuze ku buriri agusezeye narahindukiye ahubwo noneho ndukumva kajwi karengarenga mubona muri parafo
bwawe ntabwo uri kubyumva ubundi abasivile bahanga barihe ko ngiye n'ibijya ntabwo mfata iri kumfata mubona muri parafo ngo ngwino nguhe agwana muri parafo nshatse kwiruka ngo nsohoke urugi nsanga pa yarufunze niyo waza n'iki ntago yari gufungurwa urugi ndatakamba uriko ngiye koza umuriro ngo umuriro se awuzimya awukojejeho arahuha nk'uhuha ibaza umuriro wa wasake w'amashanyarazi agahuha muzimya buji ako ntumwe kare wa mukobwa jewe nza amaso yanjye wa wundi nakweretse yahindutse asaka wa wundi nyine urabizi ko nabona gusize kuri kontwari ngakubwira ati ngiye kwatakiye cyane ngiye kwigira yego naho ukahita ujya mu mahene mugiye gufata boyi rero nyene se njyana nicyo ngicyo ndi kukubwira uri kumva nangije noneho umva se nyuma yaho ngo agiye kuzimya umuriro numva se nimba narasinziriye niba narapfuye nagiye gukanguka nisanga ku muhanda nambaye ubusa nese hari igini ryavuye mu muryango we wacu nitwakuranye ahubwo ndaninari wowe kumvuna mu mutwe unera stress hejuru ibintu by'ubugoryi bw'ubugabushyishyu bwiye nahangange ari kumbeshya gute se ejuru ibintu ukora bakaza bavuga yuko ari ngiye wabikoze mu gihuru nambaye ubusa mu muhanda Ese wenda hari ikintu ntaba ntekereza neza famiye ziwanyu ntacyo tumufitanye cyahehe iwacu nta nyabinge zigize zihaba ni abantu basenga usibye ngewe warabananiye gusa uri kumva uhamagara n'ibyo umva manze mubwira noneho nsigaye ejo bundi nsumane n'umukobwa ntiboneye ikindi cyana ngiye kwiyitamirira ndi kukirya iminwa umunwa wanga kuvaho ngira gutya ngiye ko ndamura aratambutse tubone kurekurana wenda byose namaze kubyo nasi ikintu nyamukuru wenda kuko nabe wabizi ko ntari pastor ndi umusinzi mugenzi wawe ibyo sinabisengera ikintu nyamukuru waje kumpigira ni icyayi ninde wenda gira ngo mfashe kumva nimba ari umuntu nyine uzigi wagira dawa nyine wahura ukiki kuba kikakomeza kunyuka manigi masareka tuzasubire je mbanze ngane n'umugore we tuzavugana ntacyo zizofasha iki nk'umuntu w'umupampe kuko mfashije iki suko ngo gurumpe je nabihindura hiki nurese ko yafasha mani wowe mfashe ni wundi muntu mwiringiye niho nitabaje mfasha mpabari umfashe uzi ikintu cyo gukora nese ubwo wanyumvishe mubwire iki kanigendere nge nivuye mu kazi ndushye ntukomeze no kuntera stress ibyo bintu byawe bigumane ibyo kuvuga ngo abazimu rero ntago ndi umuzimu meze uko nguko rero bye kamenya ngo ibintu by'uburozi natwe turabagene ngo turabizi isundi mugaragaze ko tujye mu bintu by'uburozi ariko nawe ndaguhamagaye narenze ko uri kumwe n'umugore ave nkwereke ngenzi umugabo ari hano muri kariye ikibazo yabikemura ko se wenyine akemura iki ahubwo ikintu twakora kuwa gatatu gahunda kuwa gatatu mbanze ngane n'umugore mbanze ngane kamwe n'icyizere cy'urukundo ubona ko abagore b'ino minsi nawe uno munsi ucaba gato abandi basore baba binjiriye umunsi ushobora gucererwaho gato nkasanga ibindi bigabo byaje ko abana n'ibigabo bisigaye bifite amafaranga ushawaretse abagore kose babaye amagini bane bakobwa bakiri bato ugomba kubitaho kubera hano hari abasaza bafite amafaranga shaka abagore babaye amagini wabaritse reka dusubire kwa gatatu uraze mu ntujye gukora telefone nta telefone ndibukuru sindi kubasha gusinzira wewe reka kwa gatatu duhane gahunda mbanze nki muri cyo kindi hano shaho umbabare umfashe sawa subwo wanyumvishe nyumva ariko bye iki mubwire iki se oya ngiye mva naho ubwo buteshwa shobora njye bujyana mu buzima bwanje nkunda ikintu cyitwa gusenga n'ibintu bijyanye n'abibonye ariko guca intege bitewe n'ukuntu njye nawe tubanye ubwo aragukunda